Izina ry'Imana Data Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi, ndabashuje inshuti n'abavandimwe bari hafi yanjye, abari kure yanjye, ariko icyo tuzi cyo nuko twese dusenyera umugozi umwe w'iterambere. Mbanje gutangira ijambo rero rivuga ngo nimba ibintu byagenze mu buryo wabishakagamo, shimira Imana, ariko kandi nimba byanagenze mu buryo utabishakagamo, shimira Imana inshuro zikubye kabiri. Shimira Imana uvuga uti Imana ushimwe kandi wongere ushimwe, kuko igitumye ibintu bitagenda mu buryo wabishakagamo, Imana iri guteganya ikintu kinini kuri wowe, ikintu kinini cyane utatekereza, cyaba uyu munsi, cyaba ejo, cyaba mu isaha, cyaba mu minsi ibiri, cyaba mu myaka ingahe, cyaba mu myaka 10, ariko icyo kintu kirahari. Wowe gira ukwizera, gira ukwiringira, wumve wiringiye Imana, kuko ibintu byose twiringira mwino si birangira bidutengushye, ariko ntawe ujya utenguha no kwiringira Uwiteka. Ikindi nuko nyuma yo kwiringira Imana ugomba no gukora ibyiza. Gerageza gukora ibyiza. Turi mu isi y'intege nke, turi mu isi y'imbaraga mbi, ariko uko dushobozwa na Nyagasani niko tugerageza gukora ibyiza, tunibuka kumwicuzaho. Rero ubwonko bwa muntu ni igikoresho kiremere, ni igikoresho gikomeye cyane, kigira kwihangana, umubiri nawe ugahatiriza, izo mbaraga zikaba zakugeza ku ntego zawe, haba uyu munsi haba ryari. Kandi ibyo wagezeho mu buzima nibyo ukwiye gupfa wishimiye, ukareka guhora rikiye ibitari ibyawe, ibyo utarageraho. Ugomba gucika intege rero, ugomba gukora cyane, ugomba guharanira gutera imbere, kuko ino si ubuzima bwayo, wa mugani w'abikigiye ngo ni igikuri. Ubuzima ni bugufi, ino si tuyibaho nk'igihe gito cyo kugeragezwa, nk'igihe nk'ahantu ho guca mu itanura kugira ngo koko tube twashya, tukareba niba tuzashya tukaba amatafari yakubaka inzu ikomeye. Hano ni ahantu ho gukorera umusingi kugira ngo nibura tuzabe mureye taje ikomeye kandi itazadusundukiraho. Rero ibyo dukorera hano ku isi byose, ubuzima twabaho, aho twaba turi hose, twizera, abafite ukwizera kimwe nk'ukwanjye, ariko twese icyo twiza nuko hari ubundi buzima. Nutizera yuko hari n'ubundi buzima, nawe uko biri kose yizera ko hari iterambere nyuma y'uyu munsi akeneye, cyangwa uyu munsi afite iki, yuko ashobora kukibura anytime kikagenda, cyangwa se akabona ikiza kukirusha. Rero ni yari motivation nagira ngo abanzirizeho, kuko ubuzima burahindagurika, ibintu ntibimera neza, ariko ndanabasaba share, subscribe na comment. Nukuri ikiganiro nucyumva gato yumva kumva ntunyuzwe, nta kibazo wakihorera, ariko none cyumva kumva inama zirimo, ari igihe ushobora kugitangira ntikikuryohere, ariko kikaba kirimo inama za kugira umumaro cyangwa uzozagirira umumaro. Mufashe rero, umufashe kumutera imbaraga, umufashe kumugira inama, umufashe kugira ibyiringiro. Ikindi nshaka nuko aho uri, gerageza aho uri hose, habe mu buribwe, habe mu bubabare, habe mu burwayi, gerageza kubera undi muntu umugisha. Nta wigira, kandi ibi byose dukora tujye tubikora kubera Imana, kuko twizera ko tuzagarurirwa. Uyu munsi umwenda waguze mushyashya simpamya ko ari wowe 100%, kuko uramutse utunguwe no kugira impanuka wakwambara abasigaye nibo bakwitwa ba nyirawo. Umwenda wawe ni wa wundi wambaye ukawushajisha ugacikagurika ku buryo nta wundi ushobora kuwambara. Inzu yawe ni ya nzu wabayemo ukayigurisha kubera ikintu kizima, cyangwa se ibyawe ni bya bindi wariye ukabimara burundu. Nimba ari umuceri ukawumara ku isahani, wowe wari umuceri wawe, uriya wasigaye muri stock, uriya wasigaye mu gafuka, uriya wasigaye mu safuriya cyangwa mu nkono, cyasinze aho utekera, uriya ntabwo ari uwawe, kuko ntawamenye ushobora gusohoka uzi kuri burarire nijoro ugiye guhaha imboga, ibyago bikakugwira, igeno ryawe rikaba riraje gutyo bikarangira uvuye mu buzima, wa muceri ukarya abasigaye. Rero si ukubatera ubwoba bw'inosi, si ukubatera ubwoba bw'ubuzima, ariko ubuzima burahangayikishije abantu benshi, bigatuma bishora mu bidashinga, mu bitabyina, ugasanga banibagiwe icyo Imana yabaremeye. Icyo Imana turemera ni ukuyigaragira, no kuyisingiza, kugira ngo tunabere imbuto nziza, tunere imbuto nziza abaturanyi, abavandimwe, kuko n'ijambo ry'Imana yavuga ngo nujya kugira neza uzahere kuba mu rugo rwawe. Sinkubwiye ngo sohoka ugende ukora ibikorwa byiza hanze, ariko nugere iwawe b'intare, nugere iwawe b'umwami, ushake ko abantu bose bapfukama, ushake ko abantu bose
birukire munsi y'ibitanda, birukire mu maguni, nuje gucana itara ricana ahumirije avuga ati urukingiye kururya. Wikanga abantu, ubu buzima buroroshye. Wa wundi wigiraga intare ari tumuhambira nk'urushishe tukajya gutabika, tukajya ejo hari ahantu hari hubakiye cyane, ejo bakahasenyura bakubaka amazu cyangwa bakatera imyumbati abandi bakazayirya. Rero nta gitangaza mwino si, ahubwo igikomeye nuko wa muntu yakora igitangaza, ariko ubundi nta muntu w'igitangaza uhari. Icyo nicyo gikomeye, nuko umuntu yakora igitangaza kandi kifitiye abantu benshi umumaro. Ndabasuhuje hamwe na Huguka Online TV. Nshimira abantu bagira komanteri, bagivuga uko babyumva, kandi nukuri ndabashimira, n'abakunda abavuga ko inama ari nziza. Ndabashimiye cyane kandi Imana ibongere bamugisha. Imana nidushoboza wenda tugakura. Hari abajya bambwira ngo bashaka ibiganiro bigaragara n'ubuhamya bugiye bugize gute, wenda nabo bizaba byaragiriye umumaro. Ibyo nabyo ku bushobozi bw'Imana hamwe n'ubufatanye bwanyu bizagerwaho, n'ukuri kandi ndabyizeye. Rero nta gucika intege, turakomeje. Ndashaka kuvuga ku kantu gato nubwo nabanje ibyo byose, ariko nabyo byari ngombwa, byari ingenzi. Numvaga ntagira ikindi mvuga ntabibanjirijeho. Nashakaga kubanza kuvuga ngo ese iyo bavuze kuganduka we wumva iki? Hari kuganduka kurimo ibice bibiri, ariko hakaba hari akandi ka gatatu twizaniye. Hari ukugandukira Imana no kugandukira uwo mwashakanye. Umugore agandukira umugabo we, ikiremwa kikagandukira Nyagasani wacyo. Ndashaka twivugire ni gute kugandukira uwo mwashakanye. Hagati y'umugabo n'umugore ni intambwe isa nk'iri haruguru ho gato, nzavuga mu kiganiro gikurikiyeho. Nzagerageza, ntikizatinda nzagikoraho. Umugore n'umugabo umugore yubaha umugabo we, kuko n'umugore hari icyubahiro yahawe n'umugabo. Bivuze ngo nuko hari icyo umugabo yakoze cyubahisha wa mugore, gihita gisaba wa mugore kugandukira umugabo we. Umugabo wateye intambwe akagenda agafata inkwano, agafata irembo, agatanga inkwano, agasaba agakwa, aba agomba kubahwa nawe, kuko nawe yubashye umuryango wa mukobwa, kandi na wa mukobwa amuhesheje agaciro mu muryango. Rero na wa mugore niho ahita ahera agandukira wa mugabo we, kuko hari icyo arushije abandi basore bose baba baranyuranye mu mubano no mu rugendo rw'ubuzima. Rero umugabo aba akwiye icyubahiro, niyo mpamvu umugore amugandukira. Imana ikanavuga ngo uwo mugabo k'uwo mugore, umugore utabashije kugandukira umugabo byagorana ko yagandukira Nyagasani we. Rero cyane ko Imana ivuga ngo uruhanga rw'umugore n'urw'umugabo we, ariko urw'umugabo n'urw'Uwiteka n'urwa Nyagasani. Rero umugabo umenye ku mutwe wawe ukoresha ibyiza, uprovidingire, utunge, ugaburire abo mu muryango wawe, ariko unibuka yuko uwo mutwe wawe ugomba no gusingiza Nyagasani. Umugore, uwo mutwe wawe nawe ukoreshe utunga umuryango wawe, wubaha umugabo wawe, unubaha Nyagasani wawe. Rero aho ngaho niho asa nk'aturuka kuganduka. Nkavuzeho gatoya, kuko iyo umugore abaniye neza umugabo we, n'umugabo akabanira neza umugore we, ijuru rito baba rifite. Bivuze ngo umugabo ashobora kubera umugore w'umuriro, cyangwa akamubera ijuru. Rero ndetse kuri bombi, habe ku mugabo habe ku mugore, nuko yemeza iyo mwabanye neza, umugabo ashobora kukubera hellfire cyangwa akakubera paradizo rwose. Ubwo rero icyo tuzakirambura, tuzareba uduce nka 4 5 tubigize cyangwa 3, tuzareba udukomakomeye tuganireho, icyo tuzakiganiraho. Ikindi rero twiharajwe, ako gace ka gatatu navugaga, ni umusore kugandukira umukobwa, cyangwa umukobwa kugandukira umuhungu. Nyabuneka, urukundo hanze ruravuza ubuhuha. Ntiwabana n'umuntu mutamenyanye, ntiwabana n'umuntu mutakundanye, yewe ntimwabana n'umuntu mutasohokanye. Ariko se tubikora mu buhe buryo? Nimba twiyubashye, nimba dushaka kwiyubaka, nimba dushaka kuzubaka ingo zacu,
tubikora mu buryo bukwiye. Umukobwa ugize imyaka 10 n'ingahe ye aba yumva yakuze akeneye boyfriend, umukobwa nawe akeneye umuhungu akeneye girlfriend, umukobwa akeneye uwo bafatanya ubuzima bw'urukundo. Twabageza aba partners, ariko usanga twabaye ibindi bintu mwino si, nta mupapa, nta mumama, nta mwana, nta musore, nta rugero hari rwo gufatiraho. Nukuri dukwiye gutinya Imana, tukubahisha imiryango yacu, tugatinya no gukora ikibi, kuko iyi mibiri dukoresha tukiri bato izatugaruka mu bukuru bwacu, izatugaruka mu minsi yacu iri imbere. Rero umukobwa uyu munsi arimo arifuza ko akeneye gukundana n'umuntu umuha indabo, akamuha na kontake, cyangwa akamuha inzu, akamwishyurira ishuri, akanagira gute. Ibyo ntawe ubyanze, ntawanze impano. Ibi ni ku mpande zombi, ni ku muhungu ni no ku mukobwa. Ntabwo ndeba uruhande rumwe kuko ibintu byose byaricanze, byarivangavanze. N'umuhungu nawe akeneye umukobwa cyangwa umuntu wundi uri buturuke hariya akamuha ibyo yakabaye nawe atanga. Ariko se ubundi wowe nyuma y'uko ushaka ibyo bintu ni iki we wazanye ku meza? Ni iki ufite? Umusore ushaka umukobwa ufite ibyo yarangije kaminuza, wagize gute, mwiza, witonda, wisugi, like uri iki wowe? Uzanye iki ku meza? What are you going to bring on the table? What? Wazanye iki? Ese musore uri umuntu muzima, uri umwizerwa? Ese uri umusore buri mugabo yakwishimira guha umukobwa we? Wowe banza wisuzume urebe, uri umukungu nyoko uko akwiye kwishimira ko ashyingiye umukobwa we? Umukobwa witonze wenda wakoreye Imana, urumva Imana ikwiye kumufata ikamurekura, ikavuga uti Imana, njye ndi Imana, uyu mukobwa yagaragiraga ndamuhaye umusore nawe yari umuntu muzima. Rero uko imbyino si bitaba feya, hari igihe usanga bamugana agakoko gacyuwe ku mpyisi, cyangwa agapusi gacyuwe ku ngamiya. Ugasanga harimo akarengane, ariko nitwe tugomba gukorera ibyo dushaka. Nimba dushaka gushaka abakobwa beza, nimba dushaka gushakana n'abahungu beza, tugerageze natwe kuba beza. Uyu munsi mu rukundo ukundana n'umuntu yakubwira ko afashe moto wenda igiye Nyabugogo, ukaba uramutse ugize gahunda igutunguye wamusanga Igikondo, cyangwa wamusanga Remera, cyangwa wamusanga Kanombe. Dufite amanyanga n'ibinyoma, ariko ibyo ntago byubaka, ahubwo nitwe ubwacu bisenyera. Iyo urimo ubeshya umuntu, cyangwa iyo urimo ushaka amanyanga yose kugira ngo nibura wirengere, birangira ari we wirenganyije. Kuko igihe cyose ibyo bintu bizakugarukira, bizakubera bibi, kandi igihe bizakugeraho utangiye gucika imbaraga, uzicuza imbaraga nyinshi wakoresheje igihe wari uzifite muri cya gihe ukeneye kuzikoresha kandi nta mbaraga ugifite. Tugerageze kuba abizerwa rero, twirinde ingeso mbi, kandi ikindi tujye mu rukundo rufite intego. Tujye mu rukundo rufite intego. Nimba wumva nta ntego ufite mu rukundo, witesha umuntu igihe, nawe wita ikindi gihe. Kuko uyu munsi wa none reputation yawe cyangwa ibyakuranze n'uwuriwe nibyo bizagene ko abantu bazagufata n'icyo uzaba cyo. Umuntu azagufata ukuri wamwigaragarije, kuko umuntu ntago akeneye kukubonamo igitangaza kandi warigaragaje nk'ingegera cyangwa warigaragaje nk'imbobo. So ari gukoresha iryo jambo, ariko ni ijambo ritiyubashye. Nimba waragaragaye nk'utiyubashye, uko niko bazagufata. Ntago dukeneye kuzareba umuntu w'imbere mu hariya tutazi, kandi hari uw'inyuma watweretse. Dukwiye gukoresha wa muntu w'inyuma, wa muntu w'imbere, tukamubikira uwaduteze amatwi. Ariko uyu nguyu nawe tugenda ntane inyuma, nawe dukeneye kumutunganya akaba umuntu mwiza. Rero nshuti bavandimwe, basore, bakobwa, nkumi, rwose rubyiruko, tugerageze uko twifuza ko abana bacu bazabaho, tube natwe, ariko tubere abana ababyeyi bacu. Kuko amasengesho badusengera, natwe hari igihe tuzisanga turi kuyasengera badukomotseho cyangwa bazadukomokaho bitagishobotse. Kuko twarangije kugoryama, twarangije kujya mu ngeso mbi zidashinga zitanabyina,
kandi ibyo twishoyemo mpamya ko nta nyungu. Uwagerageje kwirukanka usibye icyuya n'umunaniro watahanye n'iki kindi wakuyeyo? Ntacyo. Kugeza igihe uzagenda gake ukagera ku byo ushaka, utanduje agashati kawe, utabize ibyuya, utanavunaguritse. Ibintu byose ni buhoro buhoro, intambwe ku yindi. Wisimbuka inzego, twisimbuka ibyiciro, turindire ibyacu birahari, ahubwo turimo turagenda tujabata ibitari ibyacu. Rimwe na rimwe ukanasanga turi gufata imifubwe, ibidahiye, ibyanduye, bitogeje neza, puberi n'ibiki byose n'ibibi byose dutoragura, kandi ntabwo twakabaye kuba turi abantu twitoragurira. Twakabaye turi abantu turindira tugakorera ibyo dukeneye. Rero icyo nshaka icyo naningamije aha ngaha ni kugira ngo nibura tugire umuco, twiyubahe, nibura rubyiruka aho uri, vuga ngo nibura ndashaka kunezeza umuryango wanjye. Niba utanahari uzakora umuryango wowe ubwawe uri umuryango uzagukomokaho. Niba wariyubashye uwo muryango uzubahwa. Njya nibaza ngo ese ahantu uri bibaye ngombwa ko ibikorwa byawe ari filime bafilima bakarikodinga, urumva uramutse uyirebanye n'ababyeyi bawe iminota 30, ni bange baba bakiri mu mwuka? Ese we waba ukiri muzima? Toroma yaba yisha abantu, abandi baba biyahuye, abandi baba bagiye muri koma, bapfuye, bashize nta gikorwa na kimwe umubyeyi yareba kimushimishije nk'umwana asengera, yavunikiye, yagize ate. No kureka tubiture neza, tugerageze kubagaruramo imbaraga badutakajeho, tunarebe ko twaba bo mumaro. Nibura naho byanze tugerageze kugira imico myiza, kuko ushobora gukora bikanga ntutera imbere wifuzaga kugira uwo witura cyangwa ushimira. Nanashimira buri muntu wese ugira uruhare mu giceri niyo cyaba ikijana. Hano mu Rwanda tugira igiceri gito cya 5 ntikigikunda kugikora cyane, n'iki10 n'icya 20 n'icya 50 cyangwa ikijana. Igiceri cy'ijana kikamuvaho kikanzamo. Sindeba icyo mba namukoreye, ahubwo ndeba icyo wankoreye. Hari ahantu handi henshi hatandukanye ari kukijyana. Uriya muntu Imana imumugisha, no mu isengesho nkora njya ndikora, nawe jya wibuka gusabira umuntu wese wagize uruhare kwijana ryawe ufite, urwite ryawe utunze uyu munsi. Uriya muntu ujye umushimira, umuntu ukomeye cyane, kuko ibyo ukora hari abandi benshi banabikora neza kukurusha. Ntabwo rero igitangaza kuba iryo jana ari we ryaje riyoboka, ari we ryaje riganaho, ahubwo ujye ushimira Imana ko byagushobokeye. Uyu munsi rero ntabwo turi bugire ikiganiro kirekire, yari nk'inama no kubakangurira kugira ngo nibura tugerageze tube abo twifuza kuzaba bo. Ahazaza hacu tuharagize Uwiteka, ahazaza hacu tuharagize Imana, ahazaza hacu tuhakorere, tugerageze. Tureke kuba mu manyanga. Nimba umuntu muri kumwe mu rukundo ubona nta ntego ufite, bihagarike. Nimba ubona nawe ntacyo azakugezaho, wihatirize. Nimba utangiye kuvunika ukiri muri relationship, nugera mu rugo noneho uzavunagurika cyangwa uvunagurwa. Rero uyu munsi twikihambira ku bidashoboka, twikihambira ku mibano idafite intego, twikihambira ku bintu bitari iby'umumaro. Nukuri njya ndeba hano hanze hari ikintu gisa nk'aho ari nk'agahimano, ariko agahimano kose waheba umuntu birangira ari akawe, nuba wihemukiye. Rero tugerageze kuba beza, dusabirane, twifurizanye ibyiza, kandi ni ukuri buri kintu cyose ukora, buri ntambwe yose utera, jya wishimira ko n'abandi nibura bagira aho bagera. Kuko uramutse ugize abantu nka 30 bari bagukikije, cyangwa abantu 3 mwari muziranye bagatera imbere, wowe gutera imbere nawe bizakorohera. Kabone naho bataguteza imbere, ariko kuzatera imbere kwa bizakora, kuko nta bantu uzabukurura, abandi bazaba baragezeyo, nawe uzamuka nta nkomyi. Wenda nta nuwamenya bashobora kukubera inzira nziza, kuko nawe wabereye inshuti nziza. Rero hamwe no gusenga no gushimira Imana, namwe mujye mwibuka gusenga. Aho usengera hose wiragize Imana, kandi usabire abawe
ko Imana yabarinda kandi ikabateza imbere, ikabayobora inzira igororotse, inzira itunganye y'uburyo bakoramo ibyabo kandi nibura bakagera ku ntsinzi. Ndabishimiye rero, ndabaramukije, ndabakomeje. Nshaka ko tuzakora ku kiganiro cyo hagati y'umuhungu n'umukobwa. Ese ubundi ruriya rukundo ni gati ki? Ruriya rukundo ni bwoko ki? Ese urukundo umugore n'umugabo bashakanye, basezeranye, baciye mu nzira zose zigenwa n'amategeko y'imyemerere ndetse n'ayo muri leta, ruriya rukundo abato bari kurwivangamo rurabareba koko? Ruriya rukundo rwari urwabo? Ese iyo umuntu akubwiye ngo aragukunda ufite 20 nawe ufite 19 cyangwa 18, urwo rukundo bazi ibyo bagiyemo? Ese wowe uzi ibyo bakujyanyemo? Cyangwa umeze nk'agahene bajyanye kwibagiro, kabona icyuma n'inkwi bakagira ngo wenda ni imikubuzo? Rero ukwiye kureba ibyo urimo, nimba ari iby'umumaro, wabona nta ntego bifite, ukavuga uti ndarambiwe, ibi ndabihagaritse rwose, ukabihagarika ugakomeza rwose. Ino si irafunguye, nuca aha kuzashya, nuca ahanyagirwa uzatoha, ariko nuca hari amahumbezi uzamera neza. Rero ndabishimiye kandi ndabakunda cyane. Imana ibahe umugisha. Bye.